Nongeye kubasuhuza mwebwe mukurikiye ikiganiro gicaho buri wa gatanu kuri The Week's Shining Star. Muri kumwe na Kayitesi Ange. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu cyo gusobanura amazina, kumenya inkomoko yayo ndetse no kumenya imyitwarire, reka tubanze dusaba abantu batarakora subscribe gukanda kuri ako kabuto k'umutuku kanditseho subscribe ndetse bakibuka gukora ku kazogera kugira ngo ibiganiro byacu bajye babibona bikijyaho. Tugiye gusobanura amazina abakunzi bacu banditse muri comment. Nawe ushaka ko tuzagusobanurira izina, ibuka kwandika izina tuzasobanura muri comment kugira ngo rizaherweho mu kiganiro kizakurikiraho. Izina rya mbere ni Edmond cyangwa se Edmond. Edmond ni izina rihabwa abana b'abahungu. Iri zina rikaba rifite inkomoko muri Scottish, mu Bufaransa ndetse no mu Bwongereza. Rikaba rituruka ku ijambo Edmund. Iri zina Edmond cyangwa se Edmond ni izina rifite ubusobanuro burenze bumwe. Hari aho iri zina barisobanura ubukire cyangwa se umukire. Ahandi bakarisobanura umurinzi, urinda abandi. Ba Edmond ni abantu barangwa n'imbaraga nyinshi ndetse no kwihangana. Ni abantu bazi kubika ibanga kure ndetse rikaba ririnzwe. Ba Edmond ni abantu bashobora kurinda abandi ibyago yewe bakiyibagirwa, ariko baba bashaka ko umutekano w'abantu umera neza. Iyo tugeze mu by'idini cyangwa se mu by'iyobokamana, ba Edmond ni abantu bashikama cyane mu ijambo bamenye. Ni abantu bagerageza kubahiriza ijambo bigishijwe mu idini ryabo ndetse bagakomeza ibintu cyane ku bijyanye n'idini. Izina rya kabiri twasabwe n'umukunzi wacu ni Riley. Riley ni izina rihabwa umwana w'umukobwa ndetse rikaba rifite masikire yayo ariyo Rio. Aya mazina Riley na Rio ni amazina afite inkomoko mu Bwongereza ndetse n'ibindi bihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza. Iri zina Riley, iri zina Rio rikaba risobanura uwanyawe, uw'ukuri. Ba Riley, ba Rio barangwa no kuba abanyakuri. Ni abantu batabasha kwihanganira amakosa ndetse no kubabazwa. Ni abantu banga akarengane ndetse bakirinda kurenganya abandi. Ni abantu kubeshya bigora cyane ku buryo iyo babeshye bishinja icyaha cyane kugeza bivuyemo. Abakobwa bitwa ba Riley ni abakobwa bakunda kurakazwa n'utuntu duto ndetse ikibababaje cyose bahita bababara, ariko nanone iyo ubegereye ukabasaba imbabazi bihita bishira. Izina rya gatatu twasabwe n'umukunzi wacu ni Diane cyangwa se Diana. Iri ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko muri France ndetse no mu Baratini. Iri zina Diane, iri zina Diana rikaba risobanura uwavuye ku Mana. Hari n'ahandi iri zina baryitirira ikigirwamana kizana imigisha ndetse kizana intsinzi. Ba Diana, ba Diane ni abakobwa beza cyane ku bigaragara, haba ku isura ndetse no ku miterere. Mbese purusa nyinshi ku bana b'abakobwa bitwa ba Diane ni beza pe ku bigaragara. Ariko kandi nubwo ari beza, nabo barabyiyiziye ndetse bakabigendera. Ni abakobwa bakunda imikino ibagaragaza ndetse bakambara imyenda ibagaragaza ngo berekane ubwiza bwabo. Ni abakobwa bagira rukuruzi. Abasore barabakunda pe, ariko nabo baba babigizemo uruhare. Bazi kwambara bakaberwa ndetse nicyo kintu bitaho cyane mbere y'ibindi byose. Ba Diana bakunze kuba abahanga cyane ndetse baharanira kumenyekana. Mbese icyo bakoze bagikorana umutima wabo wose kugira ngo babashe kumenyekana. Mu mpano ba Diana cyangwa se Diane bagira harimo gukina filime, harimo kubyina ndetse n'ibindi byinshi byatuma bamenyekana. Izina rya kane twasabwe n'umukunzi wacu ni Chance cyangwa se Chance cyangwa Chance. Iri ni izina ushobora kwita umwana w'umukobwa ndetse n'umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba rifite inkomoko muri England ndetse no mu Bufaransa. Iri zina Chance
iri zina chance, iri zina chance ni izina risobanura amahirwe, mahirwe, uw'amahirwe. Ibiranga ba chance: abasore cyangwa abakobwa bitwa ba chance cyangwa se chance cyangwa se chance ni abantu bazi kwikoraho cyane, bambara neza ndetse bakaberwa. Ni abantu bazi kureba imiterere yabo, bakambara bijyanye n'uko bateye. Ni abantu baciriritse, badafite bwa bwiza uhita ubona, ariko iyo ukomeje kubaganiriza, iyo mubaye inshuti, ubwiza urabubona ndetse bwinshi. Bakunda kwambara amabara akeye ndetse bakunda kujyanisha. Ni abantu batuje cyane kandi rwose bubaha. Chance muri rusange ni umwana mwiza cyane, ariko iyo mutahuje nta na kimwe wakora ngo mubashe guhuza. Izina rya gatanu twasabwe n'umukunzi wacu ni Owen. Owen ni izina wita umwana w'umuhungu, ndetse umwana uvukanye imbaraga zidasanzwe, umwana ubona ko azavamo igitangaza. Iri zina rikaba risobanura ubusobanuro burenze bumwe. Hamwe barisobanura indwanyi ntoya, ahandi bakarisobanura uwavutse neza, ndetse hari naho barisobanura ukunzwe. Iri zina Owen rifite inkomoko mu Bugiriki. Ba Owen ni abasore bafite umwihariko uhambaye, ni abasore bazi kwita ku bakunzi babo, ibyo twakwita girlfriend. Umukobwa ufite umukunzi witwa Owen aba yaguye ahashashe. Mbere yo kwitekerezaho, abanza gutekereza umukunzi we ndetse akamukorera buri kimwe kugira ngo yishime. Ni abasore b'amabogari, bafite ubwiza bugaragara ndetse bugaragarira buri wese. Ni abasore b'abasirimu cyane ndetse bazi kwiyitaho ku bijyanye n'imyambarire. Ba Owen ni abasore badakururwa n'uburanga bwo hanze cyangwa se ubwiza bwo hanze, ahubwo bakunda abakobwa bari smart, bazi ubwenge ndetse bazi kwiyitaho. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ba Owen bakunda abakobwa bafite taille française ndetse bakayibungabunga kugira ngo batazabyibuha. Aba basore bari romantike cyane ku buryo umukobwa wakundanye nabo, iyo batandukanye biragorana ko yabona umeze nka Owen. Nubwo ba Owen ari ibitangaza, ari abasore beza bari romantike, bagira ikibazo kimwe cyo kwiyemera ndetse bakiyemera cyane. Izina rya gatandatu twasabwe n'umukunzi wacu ni Guevara. Guevara ni izina rihabwa abana b'abahungu ndetse n'abana b'abakobwa. Iri zina Guevara rikaba rifite inkomoko muri Philippine, muri Amerika ndetse na Espagne. Iri zina rikaba risobanura impano. Abantu bitwa ba Guevara ni abantu bakunda kujya mu bikorwa byo gufasha. Ni abantu bakunda imyidagaduro itandukanye ndetse no gukina imikino itandukanye. Ba Guevara ni abantu batangaje cyane, bakunze guhurirwa ku ibara ridakunzwe na benshi, bakunze guhurira ku ibara ry'umuhondo. Iri bara ry'umuhondo kuri bo barifata nk'icyizere cyinshi, kuko nabo bigirira icyizere gihagije ndetse bagaharanira kugera ku ntsinzi. Ba Guevara ni abantu bakunze kuba intwari cyane, ndetse ibyo bakora babikorana ubushishozi n'ubuhanga. Abantu bitwa ba Guevara ni abahanga cyane, ndetse imyigire yabo ntibabigira intambara, bariga bakanaryoshya, ubuzima baba babugize izi. Izina rindi twasabwe n'umukunzi wacu, ari naryo tugiye gusorezaho, ni Charlotte. Charlotte ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba riva ku izina Charles cyangwa se Charlon. Iri zina Charles, iri zina Charlot ni izina risobanura umugabo wibohoye. Iri zina rero Charlotte naryo risobanura uwibohoye. Aya mazina Charlotte, Charles, Charlot ni amazina afite inkomoko muri France. Ba Charlotte ni abakobwa b'abanyembaraga, ni abakobwa batajya bapfa gucika intege byoroshye. Aba bakobwa biroroshye kuba wabagira inshuti kuko barisanzura cyane, ndetse aho bageze ugira ngo si abashyitsi. Nubwo bisanzura ndetse bakaba bakunda kuvuga no kuganira, ni abantu barambirwa vuba iyo bazaniye ikiganiro badakunze. Ba Charlotte ni abakobwa bakunda kwiharira ijambo cyane, ndetse iyo bavangiye ntago mubyumva kimwe.
Iyo ba Charlotte bari kubara inkuru, ni abakobwa bashyiramo ibikabyo byinshi cyane kugira ngo ya nkuru yabo iryohe ndetse ntirambirane. Purusa nyinshi za ba Charlotte zerekana ko ari abakobwa bisanzura cyane ndetse bazi kuganira, ariko nkeya muri zo ni abakobwa bacecetse cyane ndetse utakwifuza kwicarana nabo mu gihe muri kuganira. Aya niyo mazina yatoranyijwe mu yanditswe muri komenti. Abatabashije kumva izina basabye bazaryumva mu kiganiro gikurikiyeho. Imana ibahe umugisha. Naho ubutaha. Ciao ciao.